Kuri ubu inkuru irimo iragenda igarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, ni inkuru ya kaminuza y'u Rwanda ndetse n'abanyeshuri biga muri iyo kaminuza. Ese baba barimo barapfa iki ku iyi nkuru irimo iragenda igarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye? Byinshi rero urimo uragenda wibaza ikintu baba bapfuye, nibyo tuje kugenda tubasobanurira mu makuru yacu y'uyu munsi. Reka rero dutangire n'iyi nkuru yacu, aho abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuhinzi bugezweho agriculture engineering muri kaminuza y'u Rwanda, ishami ry'ubuhinzi n'ubworozi URKVM riherereye i Busogo, banze gukora ikizamini kubera kutajyanwa mu rugendo shuri. Ubuyobozi bw'iyo kaminuza bwavuze ko byatewe n'uko banze kujya aho bari baratoranyijwe. Icyo kibazo rero cy'abo banyeshuri banze gukora ikizamini cyabaye kuwa 30 Gicurasi 2025, ubwo bari bahawe ingengabihe y'ibizamini byagombaga gutangira ku itariki ya 2 Kamena 2025. Noneho bamwe mu banyeshuri baganiriye n'itangazamakuru bagaragaje ko bafite ikibazo cy'uko badahabwa amasomo uko bikwiye, aho bagaragaza ko gahunda y'imyigire yabo iba igizwe n'ibice bibiri, birimo igice cya 50% biga mu magambo n'igice cya 50% biga bashyira mu ngiro. Iki gice cya kabiri rero gikorwa iyo abanyeshuri bagiye mu rugendo shuri. Umwe yagize ati: muri iyi minsi twatunguwe no kubona abayobozi bacu baduhaye ingengabihe yo gukora ibizamini, tubabwira ko tutarasoza kwiga kuko twize mu nyandiko gusa teori, tutari twajya kubishyira mu ngiro mu rugendo shuri field visit. Tubisabye batubwiye ko nta bushobozi buhari. Yakomeje agira ati: ibyo twarabyumvise, tubaza bamwe mu bakozi ba BRD kuko nibo dufitanye amasezerano, batubwira ko iyo umwaka w'amashuri utangiye bohereza amafaranga y'ubushakashatsi, imenyerezamwuga n'urugendo shuri ku mashami ya kaminuza kugira ngo umunyeshuri yige neza cyane. Yavuze ko bakoranye inama n'abayobozi ba kaminuza bababwira ko amafaranga bayakiriye ariko kugeza ubu ntayo bafite. Bagaragaza ko icyo bashaka ari ukubanza kujya mu rugendo shuri bakabona gukora ibizamini kuko amafaranga bakoresha bazayishyura. Abanyeshuri bakomeza bagaragaza ko gusoza kwiga utagiye mu rugendo shuri bigira ingaruka ku bumenyi bavana muri kaminuza bitewe n'imiterere y'amasomo yabo. Umuvugizi wa kaminuza y'u Rwanda Kabagambe Inyasi yavuze ko abanyeshuri bafite iki kibazo bari kuganira n'ubuyobozi bwabo kugira ngo basobanurirwe impamvu nyamukuru yateje iki kibazo, hanaganirwe ku buryo bwo kugikemura. Ati: abanyeshuri bagiye mu rugendo shuri ariko bumvaga bakwiye kujya ahandi hantu, ariko uko ubuyobozi bwa koleji bubiteganya nuko bazayijyamo ikindi gihe kitari ubu, cyangwa bakayijyamo ahatari aho bifuza. Yakomeje avuga ko abanyeshuri bifuza cyangwa baryoherwa no kujya ahantu kure, bityo ingendo shuri zikorwa ntibabyishimire, ari naho habaye intandaro y'iki kibazo. Asobanura ko byatewe n'uko aho bateganyirijwe kujyanwa atariho bajyanwe, ahubwo bajyanwe aho batashakaga. Uyu Kabagambe kandi yakomeje asobanura ko umunyeshuri atari wihitiramo aho ajya, nk'uko atari we wigenera ibyo yiga n'aho ari bubyigishirizwe. Abasaba kudakurikiza ibyabagaho mbere kuko biri guhinduka, aho kuri ubu ingendo shuri zizajya zikorerwa hafi y'ishami umunyeshuri yigamo. Ubuyobozi bwa kaminuza y'u Rwanda kandi bwasabye abanyeshuri kubaha ibyo bateganyirizwa aho kumva ko ari bo bigenera ibyo gukora, kandi bakwiye kubahiriza amategeko n'amabwiriza abigenga.
abanyeshuri rero bariye karungu baravuga ati natwe ikizamini ntacyo tuzakora. Ni ibintu rero byagiye bigarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye bavuga ati ko hagomba kureba igikorwa kugira ngo nyine bano banyeshuri bongere bakore ikizamini, ko bagomba kuganira n'ubuyobozi kugira ngo nyine abanyeshuri bongere bagirane umwuka mwiza ndetse n'ubuyobozi bw'iyi koleje ya Busogo. Ati rero harebe igikorwa, ariko nanone urumva ko bano banyeshuri ibyatangajwe n'ubuyobozi urumva ko nabo wasanga barimo baragora, ariko nyine mureke dutegereze, buriya nta muntu utakababaye. Wasanga nabo abanyeshuri bababaye bavuga ati aho batujyanye wasanga nta bushakashatsi buhari, none turashaka aho twebwe dushaka tuzi aho twakura ubumenyi. Rero buri muntu wese ndumva hano afite igisubizo, ahubwo nyine baze kuganira kugira ngo harebwe igikorwa. Reka rero twebwe dusoreze hano n'iyi nkuru yacu. Niba ari ubwa mbere dusuye, nyarukira munsi y'amakuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, ukandeho n'akazugira kaza nako ntugasige nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutse. Imana ikomeze ibane namwe mu byo muba murimo byose bigiye bitandukanye.